yabugezeho n'ubu ngubu dufite isoni dufite imwaro kubona adukoze isoni akadukoza isoni uyu mubyeyi akamugira ibi bintu biratubabaje zamuye imbere y'Imana ishobora byose. Écoute, toi, vous voyez moi. twabona icyo tuvuga ntabwo twakibura ku mukozi w'Imana. Turi hano rero kugira ngo tugire ibintu bike tuvuga ku mukozi w'Imana twafatanyije umurimo imyaka itari mike. Kuva ageze kuri uyu musozi wa Rukira twaraturanye mu mudugudu, ikindi tubana hano mu itorero. Urumva ko twabanaga hano mu itorero, twagera n'ahariya mu buzima bwo mu rugo tukaba turaturanye. Ibyo twagiye dufatanya umurimo w'Imana ni byinshi bitandukanije, ariko nkanjye wari umuyobozi we mu itsinda ry'abadiyakoni, yari intwari, yari inkingi mu budiyakoni bwo kuri itorero. Intwari ifite ishyaka ku manywa na nijoro, akabifatanya no kwita ku bana, kwita ku muryango, akita ku bana, akita no ku mirimo y'itorero, akita ku rugo, haba ku manywa, haba igihe cy'imvura, igihe cy'izuba, akitangira urugo, akitangira n'itorero. Ntabwo twavuga byinshi, aha twarahabanye muri ubusitani dukora umurimo, ubwitange bwe bwinshi tutabarura twemera mu rusengero ni byinshi. Abatuye hano mu mujyi nabo barabizi, ntabwo ari ukuvuga wenda ngo nkabye, kuko twabaga turi kumwe aha mu mujyi duhahira abashyitsi, dukora umurimo aha ngaha. Abadiyakoni tubuze inkingi, itorero rya hano Rurama tubuze inkingi. Abayobozi b'itorero barabizi, ababaye hano, abahari uyu munsi. Ntabwo twabona byinshi tuvuga, ariko tuzabana ubwami bw'Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dukomeze. Yari umubyeyi w'intwari cyane, niko nabyita, kandi niko kuri. Twarabanye kuri uyu mudugudu, atubera umujyanama mwiza. Mama Gloria yayoboye abadamu mu rwego rwa paruwase, hari ibintu byinshi yatugejejeho, murabizi. Ndatekereza ko imidugudu hafi ya yose y'icyahoze ari paruwase ya Rurama yahagarariwe, ibikorwa yakoze, yatugejeje iterambere nk'abadamu. Hagiye habaho korozanya, abadamu bakuva mu bwigunge nabo bagira ijambo mu itorero. Mama Gloria kumuvugaho ntabwo ari ibintu byoroshye cyane, yabaye intwari cyane, yari umujyanama mwiza, yagiraga abantu inama mu buryo bwo kubaka ingo zabo. Ikindi kandi muri byinshi yakoraga, yari umwe mu babyeyi bagiraga inama abakobwa bagiye gushaka. Muri make tubuze umuntu kumuvugaho ntabwo byoroshye. Imana imwakire mu bantu kandi ariko umushumba yagize kubivuga byose gahunda y'Imana, kandi ntacyo twabihinduraho. Buri wese nyine aba afite igare rye. Imana yemeye ko mushiki wanjye
atahakoreye tubyakira gutyo ariko ntabwo byoroshye kubona icyo twavuga biragoye cyane uko mwatanze ubuhamya hano mu itorero buriya Uwamahoro Zafina akiri umwana mutoya amaze kugira inkumi kandi ari umwana witonda cyane kandi buriya yatangiye gukorera Imana kera turashima Imana rero ko yabanye nawe mu buto bwe akabana mu buhamya bwe yitwaye neza ashimira Imana ko yabanye nawe ikadufasha tukamushyingira yatahutse afite imyaka 40 yonyine biragoye nk'umuryango n'ubu ntabwo turatumva ibyo ari byo ntabwo tuzi uko bimeze Uwamahoro rero Josephine nk'uko mwabibonye barabona hariya yavukiye yubatse urugo yashatse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2007 baba bashoboye kuzinya amagahunda ndetse no gutahuka ejo rero nibwo yatashye ku buryo bidutunguye ku buryo bubabaje ariko nta kundi byagenda ibyo kuvuga ntabyo habaho n'ibindi ubona utajyanye icyo kuvuga bitewe n'ukuntu twebwe twanayihuye uyu mubyeyi kuba yagera muri iki gice cyacu muri ubu burasirazuba hano muri aka karere kacu ubundi igihe natashye ubukwe bwabo igihe nari narashaka afite nari nkiga nigaga ubukwe bwabo bwamurangiza gutaha bakora n'ubukwe bwiza ahantu Nyamagabe turabutaha turabana uyu mudamu ageze muri iwacu yabanye na mukuru wanjye ho neza ariko ukabona uko mukuru wanjye agenda asa araza afite n'imico ashobora kuba yarize itari isanzwe itunganyije rimwe na rimwe umugore akabwira akavuga ati umva sha mu buzima bwanjye kuva wabaho ntabwo wigeze ubona merera nabi nyoko kugira ngo turinde tugera ahangaha no kwari byo twihangana mu kuza ugasanga ntabwo aje usanga yarishimanye bari abakristo basenga umugabo atangira kunywa inzoga ariko umugore akomeza kwihangana abyara umwana wa kabiri arihangana uyu mushiki wanjye arabyara kwa muganga umudamu wabira mugeze n'uyu mubyeyi yabugezeho n'ubu ngubu dufite isoni dufite imwaro kubona adukoze isoni akadukoza isoni uyu mubyeyi akamugira ibi bintu biratubabaje zamuye imbere y'Imana ishobora byose muturebe ibi bintu yari yatunaniye natwe yari yatubuze twari twabuze uko tumufata nari umuntu utavugana nawe ajya kumva ngo yaje umudamu akamuhamagara ati se uzi ko ijoro akagera mu rugo ntiyamuhamagaye ngo mwitegure nanjye hari aho najyaga njya gutaha ariko umudamu akamubwira ngo yatetse ugasanga yagiteguye ariko undi ugasanga ibyo bintu ntabyo rero ababyeyi beza muri aha ngaha tubasabira imbabazi abana be twari inshuti ndi se wabo barankunda turakunda dufite ibyo tuziragiyeho ntabwo ari ibyo kwivuga meza n'abahungu bazakora tubiganireho ariko mwa babyeyi mwe uyu mubyeyi Imana nimwakire kandi ngo ndashima yari uriya musaza uriya mugabo we data yaramusize akimubonamo nk'umuntu amugira umukuru w'umuryango amubonamo abo ari umuntu uzavaho umuntu ariko sinzi ukuntu ubwoko bwagiye bwituruna kugeza aho akoze aya mabara rero Imana ikomeze tube hafi iduhumurize ibi bintu azaturinda murakoze umuryango wacu watewe na Tanazi ari n'umukuru
umuryango. Tanazi rero tunaniye, Tanazi ntaho yasuraga, Tanazi mbyaye kabiri yigeze kuza kumusura umunsi umwe, nabwo se yasinze, ndavuga ni Mana Nyagasani, noneho Tanazi umbwiye ngo agiye kuza kunsura, Imana imbabarire aze kunsura n'umugabo adahari. Ubu koko aratunguka mu rugo, umugabo mubona yasinze bwa mbere dukanagiriye mu rugo, ubu ndabigifata mu mahirwe Imana buryari igihe numva gusenga ku muntu yabaye akihashinga ibirenge, umugabo wanjye nawe agiye araza ndamureba ndeba ukuntu yasinze, ndeba ukuntu ameze, ndavuga ariko Tanazi ubu koko imyaka yose tumaze tutabona, ubu uje kunsura wasinze nk'ubu ngubu yuza ukahasanga umugabo wanjye, ubu nari kubyifatamo gutera iki kimwaro bari kukigenza. Nubwo Tanazi arambwira ngo niba utabishaka ko musura se kuri telefone, ndamureba amara nk'iminota 30 arangije aransezera aragiye. Mu kumuherekeza nateraga intambwe ebyiri ateye nk'esheshatu, arangije abayikubise muri bisi. Tanazi yari yatunaniye bavandimwe, ni ukuri kw'Imana duhagaze imbere yanyu twese imbabazi. Ubu natwe mbese Mana sinzi ikintu navuga, gusa Imana twabahereze kandi ikomeze abana bacu, natwe dukomeze kuko natwe dufite ihungabana. Murakoze. Bakurikira ari impamvu ndababwira Tanazi nk'umuvandimwe wacu. Mu by'ukuri Tanazi yadukoreye ishyano. Saba abavandimwe ba Mugororiya mukomere, natwe kandi dukomeje. Ndabaha ubuhamya ari ngo cyarangiye ngo kandi ngo ndasubira mu kazi uko byagenda kose. Uyu mukuru wanjye yari Tanzania, uyu nguyu yari i Kigali yiga, uyu nawe yari i Kigali, nawe yarigaga aho yigaga. Ndibura ndangije igihe cyo ubwo Tanazi yaraje anzanira imbabura n'isafuriya, ndaje ubwo ndwaza umurwayi ndanateka ibintu byose ndabikora, murabizi kwa muganga. Arangije igihe cyo gusezera kiragera, gusezerera umurwayi, Tanazi telefone ayikuraho, ndangije ndasezeza, ikibazo kimbana amafaranga makeya. Mpamagara uno musaza wanjye navuga nti se Tanazi kureba mpuye n'ikibazo ndi hano, amafaranga aranshiranye, uyu mubyeyi ndamutahana nte? Ari ibikoresho twakoreshaga, ari imyenda, ari imbabura, namwe murabyumva n'umwana biragenda gute? Yarankundiye araza, ubwo dufata telefone, nawe ntabwo yari yakagira icyo akora ngo abone amafaranga. Afata telefone turayigwatiriza, tubona amafaranga yo kuzana umubyeyi, turamuzana tumugeza mu rugo. Mbwira kuko nti papa, Tanazi ni musaza wanjye, ariko ukuntu ibintu nkoreye ku mugore we ntabwo bikwiriye. Mama Gororiya yari umubyeyi pe, yaraje arabyara, yari umubyeyi, reba ibyiza dusigiye. Rwose ikintu nabasaba mutube hafi kandi dusabye imbabazi. Gusa ikintu nsaba ubutabera niba ari ubutabera kuko nk'uko ari ubutabera buzakora icyo bugomba gukora, dukomere twese. Hirya nihishe mfite isoni zo guhagarara imbere y'aba bantu kubera musaza wacu Tanazi ibintu yakoze. Simvuga menshi, singira gute, ndagira ngo abana basize muhaguruke nk'abantu b'ababyeyi, abana nibahaguruke baze mureba abana basize, twebwe ababyeyi tureba nko kurera. Muhaguruke Gororiya na Tina muze muhagarare imbere y'aba babyeyi, haguruka mubafashe. Gororiya niwe mukurikira hano hino, Tina hino hano mwana wanjye, ni nyirasenge nimukoranye navuga ati nimuzebera aba bantu. Babyeyi tubyara dukeneye kurera kandi kugira ngo bafate isuka y'umugore. Babyeyi mudufashe turera aba bantu. Ubukene bwawe aho bwasaga n'umukuru wanjye, ni ukuri
ibintu byabaye twari tubyiteze. Iyo navuga ni byinshi, twarabyirukanye tubana neza, tuza kugira igihe tubura umubyeyi, papa wacu arapfa, tugira n'ibyago twamushyingura. Ibyo turabyakira, haca igihe twabanaga n'abavandimwe, dufite umuryango utari mutoya batubaye hafi. Ngeze mu mwaka wa 5, ngeze mu mwaka wa 4 dupfusha umwana w'umuhungu we kose. Yabaye mu nzu, tukajya ku ishuri, nta kibazo yigeze agira, yigeze abikirara. Baraje turamusanga, abavandimwe bari bahari impande zose. Ikintu navuga kinshimishije ku munsi wa none cyampaye no gukomera kubw'ibyo bibazo byose twagiye tunyuramo. Mama yapfuye bari kumwe, sazange yapfuye bari kumwe, ibyo bikomere byose yagendanaga nabyo. N'uwarwaraga muri twebwe yaravuga ati Imana nawe arapfuye aransize, agahora ahangayitse akavuga ati abo bavandimwe nibanshiraho ngasigara mpagaze jyenyine. Nshimiye Imana ko uko turi hano turi babiri ntawe upfuye imbere ye ngo azajyane icyo gikomere. Ndumva bishimiye Imana. Ikindi nshimira Imana, urupfu yapfuye mwararubonye, babivuze babisobanuye, numvaga ntibibe nabivuge, ariko urupfu yapfuye mwararubonye. Ni urupfu rubi, n'ababashije kumureba, ni urupfu ruteye agahinda. Ni urupfu ruteye agahinda, kubivugira hanze byari ngombwa ariko babyatuye, ariko byaturenze. Ikindi nshimira Imana kuba ataragaragase ngo ajye mu bitaro arwaye ukwezi, arwaye amezi 2 cyangwa se abe n'ikimuga, kuko niyo akaza gushiramo umwuka gukira byari kuba ibibazo bikomeye. Dushimiye Imana rero ko yamutaruye akababaye cyane, kandi dufite ibimenyetso. Mbese ishize twagiye tuganira, agenda atubwira amagambo atandukanye agaragaza yuko twaje kubitekereza umunsi w'ejo, tubona yuko yasezeraga, tubona yuko yihanaga. Ari uwo indi bafitanye urubanza, ari uwo bafitanye urubanza, ubona ko agiye amubabariye. Dushimira Imana ibyo yakoze, yamukunze. Mushiki wacu uyu nguyu n'abandi bamubanjirije, natwe twese abapfuye bizeye bazazuka, kandi Kristo nawe yarapfuye arazuka. Umubiri yari afite yinjiraga mu nzu badakinguye, kandi n'igikuta atakimenye, ariko akinjira mu nzu agasangamo abigishwa be ntaho yamenye, ntaho yasatuye, ntaho yashenye, kandi atakinguye umuryango. Bivuga ko umubiri tuzaba twambaye ni umubiri usa n'uwa Yesu yazuka, kandi muzaba ari umubiri w'ubwiza. Rero mushiki wacu, nubwo twakwibaza tuti umubiri uyu nguyu mu minsi mikeya uzaba wahindutse ukundi, wabaye nabi, nuwa utwegereza tutabasha kumwegera, ariko Imana ifite uko izamuhinda. Kandi ubu ngubu umwuka, uyu mubiri tugiye kurambika mu gitaka, niho waturutse, ariko umwuka waturutse ku Mana wamaze kuzamuka. Mu kanya yavuyemo ubugingo bwasubiye ku Mana. Umubiri uyu niwe tugiye kubika gushingura ahangaha, ariko umwuka uwo mwanya wahisubira aho wavuye ku Mana. Rero ibyo ni ibidutera ibyiringiro. Nubwo tubabaye tukarira, rwose ni ngombwa kurira, ariko ngo ntiturire nk'abatagira ibyiringiro. Tumenye ko mushiki wacu tuzongera, umuvandimwe wacu tuzongera kubonana nawe ari muzima, atagipfa, yambaye umubiri, natwe twambaye umubiri, tutazongera gupfa ukundi. Imana idufashe, Imana iduhumurize twebwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusabe nanone pasiteri adusabire Imana, hanyuma reka rishyirwe hejuru. Ibi ngibi byabaye Mwami Imana byadutunguye, ariko ntabwo byagutunguye. Niyo mpamvu twumvise ijambo ryawe ritubwiye ko kuva mbere hose Mwami Imana werekanye ko ibi ngibi bidakwiye kudutungura cyangwa bidakwiye kuduhangayikisha, ahubwo dukwiye kugira ibyiringiro.
niko ijambo ryawe ritubwiye ngo iyo umuhinzi ahinze mwami aba yizera ko mu mbuto ateye zizavamo izindi mbuto nziza. Turagushimiye Mana ko ijambo ryawe twibukije ko nitugira ibyiringiro tuzabanana na mushiki wacu, nitugira ibyiringiro umuntu wese agakomeza kuba mu byizerwa tuzabona mu gihugu cyo mu ijuru. Dusabye umuntu wese uri hano kugira ngo umusudemo ibyiringiro, mwambike imbaraga kandi mwamukomeze. Bisi niko bijya bigenda, iyo tubuze abacu turababara tukagira agahinda n'umubabaro, ariko byose mwami reka bituremere ubwiza tuzabona mu gihugu cyo mu ijuru. Dutekereze ko uyu munsi yagiye mushiki wacu, ejo nitwe tuzagenda, umuntu wese umunsi w'urugero azajya agenda, bityo kugeza wa munsi mwami tuzaguka imbere y'ubwiza bwawe. Dusabire rero umuryango wose ngo bagire neza kandi ukomeze kubihanganisha, inshuti n'abavandimwe bose ubihanganishe, bihanganisha itorero ryawe, kandi mwami tuzi ko twagira ibyinyo byiza tuzamubona mu gihugu cyo mu ijuru. Aha ngaha rero tugiye mwami kwashingura umubiri, ariko turagusanga Uwiteka Mana ukomeze kumurindira ubugingo, kuko nzi ko bamaze kubwakira, kugira ngo wa munsi mwami wo gutanga ubugingo bushya umuntu wese akambara undi mubiri mushya, umuntu wese azagira imbere bwiza bwawe Mana agaragara ko afite ibyiringiro n'ibyishimo. Urakoze Mana, gushimiye ko umuntu wese uri hano mwami yongeye gutekereza iby'ubugingo bwiwe kugira ngo tuzabone na mushiki wacu. Urakoze kugize neza, senze Imana Data nizeye izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Mumenye ibyiza byarwo mubyifuze namwe, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana, urupfu ntirubayo nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta ndwara nta byago, urwo rurembo rwera